yatanze bonification ikimoto kirahageze bivuze ko igare rigiye kuhagera mu kanya gatoya. Ubugisigaye kubera ko pelotoro yaje kandi ari sprint. Umuntu wese mu muhanda yari yirukanwa ati tuvire mu nzira dumwanya ahubwo bigaragaze. Ubu buri muntu wese avuye mu nzira kubera ko nta kosa rindi cyangwa se nta gutirisha kwaba mu muhanda uko abakinnyi bose ari kumwe. Ariko babahungu babiri bacu Miguel ndetse na Da Silva nabo ntabwo bashaka gucika intege kuko baravuga bati reka nibura dushake classement general twegera imbere. Nibyo rero mu kanya gato rwose turaza kumenya wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 amasegonda 30 hagati abasiganwe mara imbere yabo mu mboni zabo marabona abakinnyi babiri Miguel ndetse na Da Silva abasiganwe mara igera hano itsinda ayayaya iminota 5 ine 3 umunota amasegonda 30 amasegonda 30 barimo barabareba mu dore za modoka nababwiyaga zose zibatangiye kuzirukana kubera ko zigomba kuva mu nzira kugira ngo isiganwa umuhanda usigara umuhanda Da Silva hindukira avuga ati baraje ahise abwira mugenzi we ati kabaye geba rero batambika turi mu mirambi myiza hano mu Buganzi Rwamagana ariko Da Silva nawe arareba inyuma cyane kandi biramutesha concentration nubwo siko byamaze kurangira. Breakaway yacu irimo irasatira no hafi ya Rwamagana wafashe ibyicaro bigukwiriye. Ese Riteria ihagaze ite uko reka tubanze fata umwanya uhagiye kubanza kuri breakaway kuko mu kanya breakaway bagiye kwimira. Breakaway barimira haje peloti ishonje ubundi pelotongo imeze nk'ikintu kiba muri birabanditse kitwa idubu. Idubu idubu rizamirana. Hanyuma subwe ingugi kabiri. Inkuge ni umuhanda neze ko rero kwikinga ubu araperera cyane areba ko Da Silva nibura yagerageza kuba ya masegonda yayongera akava kuri 30 akaba yasubira kuri 40 twageze kuri kilometero 4 ibirometero 4 bya nyuma kugira ngo etape ya mbere tuyisoze tumenye uza kuyegukana ibirometero 3 kilometero 3 ibirometero 3 bya nyuma ubu mwanya rero babandi amasegonda 25 na kamera baramwirukanye bavuga ati uri muri iki siganwa genda ubajye imbere kuko ntago tugushaka amagate kubera ko itegeko ryo gutambika rivuga ko mu gihe cyose hasigayemo umunota umwe ibintu byose biri hagati ya peloto n'uwo muntu ugomba kuvamo. Erega unabonye ukuntu peloti imeze yafashe umuhanda wose byagorana ko hari undi muntu ushaka kwivangamo amasegonda 25 peloto ndayibona inyuma peloti bareba mu maso yabo peloti itegura kubamira amasegonda yagiye kuri 25 peloto bamaze no kubivamo bamaze no kwitegereza ahangaha peloto bavuga ati peloto breakaway yemeye cyaha ibirometero 3 gusa kugira ngo tumenye wegukanye agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2026 ibirometero byinshi urugendo rurerure amanota yo hagati mu muhanda bayatwaye ariko bigeze none uyu muringaje uratega agatwara ntimugira amatsiko yo kuvuga ngo ko baje ari benshi ngo turamenye gutu wa mbere hano hari photo finish hari kamera ifotora amafoto 1000 mu segonda ku buryo abakinnyi bambaye udu chips ku maguru yabo utambutse amenya ngiyo Rwamagana rero ngiyo Rwamagana n'igihu n'imvura n'igare Rwamagana irimo intoki Rwamagana irimo ibiti Rwamagana irimo ibisenge Rwamagana irimo igihu Rwamagana yakiriye etape ya 7 ya Tour du Rwanda amasegonda 20 breakaway bayimira bike ngabo twatangiye kubona moto zihagera abangaba niba batubisiganwa rigenda neza baza bajyana ku murongo kugira ngo tugere turebe bagiye kunyukira igara abahungu nicyo cyabazanye mu Rwanda nibyo siganwa rya mbere muri Afrika kubera ko siganwa ryari ryashobora kuba yahanyanyaza zira tropicale misabongo nyuma ya covid kuva muri covid gisiganwa niraba niyo mpamvu isiganwa rikomeza kubayobora by'umwihariko twanakoze agashya mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda twakira championnat y'isi mu mukino w'amagare amasegonda ibirometero 2 amasegonda 15 niyo asigaye ese nyuma yo kwakira championnat y'isi tugakora amateka ninde ugiye gutwara etape iya mbere ya 7 igiye gusorezwa mu karere ka Rwamagana amaso yacu twese kurekra nubundi baracyanyaza Miguel na Da Silva ntabwo bashaka gucika intege kubera ko imbere yabo barimo barabona intego kandi nta nubwo bashaka kureka intego bagomba gukomeza kugira ngiriya peloto yakase peloto imira bari inyuma Da Silva arahindukira komeza imbere bagusanga imbere kuko bagusanga inyuma ahindukiye nibyo rero peloto irareba Da Silva ndetse na mugenzi we bagendanye umunsi wose dutegereje kuza kureba uburyo baza kwitwara amasegonda 10 Da Silva yindukira kuba kwegera umurongo peloto yaje gutanga umwanya kubera ko barashonje NSN yamaze kuzamuka picnic yo muhanda yamaze kuzamuka abanyeteria bariye banyuzaho siba NSN bafashe uruhande rw'ibumoso Etibareno nariye nona picnic yazamutse bikedo baravanga vanze kugeza ubu mufite position zani ese iyo peloto yaje rero
ngaba rero ikilometero cya nyuma cya Tour du Rwanda 2026 Rukomo Rwamagana ninde ugiye kuyegukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba umusiprinter uhiga abandi NSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo barebe kontrompe bamaze kurenga mu muhanda uva kuri Paul twageze muri metero za nyuma zisiganwa arazamuka hariya n'ubundi adasiva urugero rwo rurangira ndabona Enoke Brand ari ku ruhande rw'ibumoso Enoke Brand azamuka abakinnyi bamaze gutambuka reba Picnic bamaze gutandukana Movistar arazamuka araakselera Picnic ku ruhande rw'ibumoso araakselera Movistar abakinnyi b'ikipe ya Movistar hariya Rota ariko biranga arataka hariya reka turebe ninde sprint ya mbere reka turebe ninde ukora etape ya mbere akora sprint hariya Ederson Etzman Enoni uyu niwe wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'1997 afite imyaka 28 uyu ni umunya-Israeli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero 72 uyu nguyu 2024 yegukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza uyu nguyu turamuzi muri Tour du Rwanda agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint turamutegereje nejo. Etzman Enoni yaje mu Rwanda arakunda yarabikoze ikibeho ku butaka butagatifu ikiramara mwakiye tatwara etape ya mbere ya Tour du Rwanda ntabwo yanyuzwe etape yaswaga mu karere ka Gicumbi Gasozi ari Kayonza yakoze nawe kubwiye ko avuga ko metero ziyongereho ni bya bindi baguhomaze kurya kuva Kayonza kugera Rwamagana yari deseri maze umuhungu ageze hariya abagenzi bamukoreye igare barishirije mu muhanda nta kosa bakoze iri gare riba ryumvikana ibi ni urukundo ejo Etzman Enoni ararwana na Enoke Etzman afite amasegonda 10 ninde uza kuri kugeza ubu rero Kasiporo Genereza kubiteye Etzman yegukanye etape ya kane ubwo yahagurukaga Rubavu igasorezwa Karongi yasoje ku mwanya wa 39 hanyuma hari etape yari ya gatatu Musanze Rubavu yegukana umwanya wa 41 etape ya Kigali Musanze umwanya wa 11 etape Rukomo Kayonza nibwo yaje kuyegukana 2024 hanyuma n'umukinnyi uzwi w'umwihariko muri sprint ni nayo mpamvu abikoze niyo mpamvu tumutegereje mu karere ka Huye niyo mpamvu tumutegereje muri siriki mu karere ka Rubavu. Ku munsi w'ejo Etzman azanyura i Nyanza ace ku ngoro acere akibwami abasuze ubundi akomeze koko ajya gushaka igihembo kihuye ariko kuwa kabiri azirirwa yicariye atuje ategereje ko tugera muri siriki y'Urubavu icyo avuga ko azaba ari gufasha abagenzi be Etzman Enoni nkuko twababwiye rero akaba ari we utwaye etape gusa twababwiye ko bitewe n'imvura yaguye ndetse umuhanda na sprint icyagomba kwa reba rero Etzman Enoni mu by'ukuri ubundi hano avuga ngo no foto nta kuntu Enoke atagize Enoke ntabwo atagize Enoke yashobora kuba yaba mwiza muri no ntambara ariko Enoke hari ahantu yagize desequilibre bajya ku muhanda ku buryo abaye nk'uva gato mu muhanda hari desequilibre nanone atinye kujya mu byapa kuko urebye ahantu we yatakiye Etzman yari ari hagati undi ari mu cyapa NSN yatakiye mu mpande impamvu ikiza cyo kwatakira mu mpande wowe ujera ibyapa n'abantu baranga mu gihe cyo umukinnyi wundi abajera abantu abashaka inzira ibyapa yego nibyo rero wani Etzman umunya-Israeli wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 n'umuvandimwe aracyari kurwana umunya-Ethiopia no kugera yego no kugera ahangaha kugira ngo asoze mu kanya gato turaza kumenya classement general uburyo abakinnyi basoje iyi etape bakurikirana tumenye kuva ku mwanya wa mbere twamenye Etzman Enoni wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 intera kilometero 173 na metero 600 uyu munsi bahisemo kwirirwa bicaye bacungana n'andi ma ekipe ariko icyo bari bategereje ni iki amasegonda 10 atwaye hano ahise mwambika umwenda w'umuhondo
Etimar Enon ejo azawutakaza oya ejo azawugumana ariko i Rusizi shareka nkubwire ejo Enoka azaba afite umujinya wo kuzamuka kuko Enoka agomba kugera Rusizi yambaye umwenda w'umuhondo ejo Enoka agomba kuko n'ubundi iberega barinjiranye ejo Enoka rero ashobora kuzamusiga bagiye kuzamuka aho baza gusoreza uri kuzamuka kuri mizi yego hariya n'ahantu ashobora kuzamusigira rero ni Enoni Itamar wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 etape isojwe muri Manier Kayishema mu buryo buryoshye prediction zikunze imikinire yo nta kintu na kimwe cyahindutse kuko uko peloto iraje mu masegonda ya nyuma itimira abari beshapye Itamar yegukana etape ikintu cyonyine